Iyogezabutumwa muri diyosezi ya Ruhengeri bikorerwa no muri komisiyo zinyuranye za diyosezi. Izo komisiyo zifasha diyosezi kugera by'umwihariko ku cyiciro runaka cy'abakristo. Hari komisiyo y'ubutabera n'amahoro, iyogezabutumwa mu rubyiruko na komisiyo y'umuryango. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro yatangiye gukorera mu Rwanda mu 1978, itangira gukorera muri diyosezi ya Ruhengeri muri 2002. Mu gushinga komisiyo y'ubutabera n'amahoro, Kiliziya Gatolika yifuje kugira uruhare mu kurwanya akarengane. Impamvu iyo komisiyo rero nyigarutseho nuko uroye muri Kiliziya y'isi hifujwe ko ibibazo by'abaturarwanda n'abatuye isi bitareberwa n'abana Kiliziya yemera gutanga umuganda wo kugira ngo akarengane gashobora gukorerwa bamwe katareberwa ashyirwa kugira ngo birebere mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko nyuma y'intambara hari ibibazo by'ihungabana, ni nabwo habutse serivisi y'ubujyanama by'ihungabana ntihahamuka kugira ngo abari bafite imitima yashikishwe babashe kubona babegera ndetse babakumire n'icyatuma ihungabana rikomeza kubaho mu miryango hirya no hino. Iyi komisiyo ikorera mu nzego zose kuva ku muryango remezo kugeza ku rwego rwa diyosezi, kandi igira abakozi bahoraho bahugukiwe n'iby'ubukemurampaka. Mu rwego rw'amaparuwasi hariho n'abakemurampaka, mu rwego rw'amaparuwasi buri santere ikagira umukemurampaka nibura umwe wize iby'amategeko, kabaho n'umujyanama by'ihungabana nibura umwe muri buri santere nawe wahuguriwe ku buryo abasha gufasha babandi, ariko n'umunyamategeko bita avoka wakira ibibazo byaba byananiranywe kubikemura mu mahoro akanganira abandi cyane cyane abatishoboye n'inzego za diyoseze mu butabera. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro ikora ibikorwa byinshi kandi igamije ubukemurampaka mu mahoro. Ikora kandi n'ubukangurambaga mu by'ihungabana. Usanga iyo komisiyo ifite abakemurampaka bakemura ibibazo ku muryango remezo, uretse ubwo gukemura ibibazo mu mahoro niko nabyita. Iyo rero byanze kuri rwa diyoseze cyangwa rwa paruwasi ugasanga bisaba umwunganizi mu by'amategeko mwavoka, nibwo nabwo dufite imbonerahamwe twumuzuriza kugira ngo niyemezwa tumuhe mwavoka mu by'amategeko. Komisiyo y'iyogezabutumwa mu bana bitaho mu ngeri nyinshi. Iyi komisiyo ifite abakangurambaga na komite z'ababyeyi bibakurikirana bikabagira inama. Bagendera kuri gahunda iyi komisiyo itegurira abana ku bijyanye n'iyobokamana n'indi myitwarire ikwiye. Ikorera mu maparuwasi yose kuva ku rwego rw'imiryango remezo kugeza ku rwego rwa paruwasi. Izo nzego z'imiryango remezo zazamuka kugera ku rwego rwa paruwasi, aho haba hari iyo komisiyo ifite padiri uyishinzwe uyitaho, ahanini ushinzwe guha amahugurwa babandi bose bakangura y'amatsinda y'abana mu muryango remezo. Ayo matsinda akaba afite imfashanyigisho kugeza ubu. Abana kandi bategurirwa n'ingendo nyobokamana. Uretse icyo kandi hari misa z'abana zisomwa muri buri paruwasi. Mu mbuto nyinshi zavuye mu guhimbaza yubile y'imyaka 50 ya diyosezi ya Ruhengeri, harimo ko diyosezi yashoboye gukora igenamigambi ry'imyaka 20, ni ukuvuga kuva muri 2015 kugeza muri 2035. Icyo cyerekezo cyiswe Plan Stratégique Pastoral 2015-2035. Diyosezi yashyizeho biro ishinzwe kureba niba koko icyo cyerekezo gishyirwa mu bikorwa neza. Umuhuzabikorwa wayo aradusobanurira bimwe biri muri icyo cyerekezo nuko bizashyirwa mu bikorwa. Iryo genamigambi rero ryubakiye ku mirongo migari cyangwa se inkingi eshanu, ariko zose zigamije kunoza ibyerekeranye n'ikenurabushyo, kwishakamo ubushobozi no gucunga neza ibyo tubashije kubona no kugeraho. Byose bigamije kudufasha kurushaho gushora imizi muri Kristo, nk'uko nyine iyi ngingo remezo y'umwaka wa yubile yakomeje gushimangirwa. Mu cyerekezo cy'imyaka 20 birumvikana ko hari ibyo diyoseze igomba guheraho. Kubera iyo mpamvu byabaye ngombwa ko diyoseze iha gahunda y'imyaka 5 ariyo yiswe Plan Quinquennal 2016-2020. Hari ingingo 10 zafashweho nk'ibyo diyoseze yaheraho yafatiraho, noneho kuri kiriya cyerekezo kikashobora kujya mu bikorwa uhereye muri iyo myaka 5 ya mbere ibanza. Tuzibanda rero mu guhuza imikorere no kuyinoza, turushaho gushaka uburyo bunoze bwo kurushaho kwegera abakristo. Aho niho
hazamo gushinga amaparuwasi mashya, kurushaho kwita ku miryango remezo no kubaka inzego z'ikenurabushyo. Iyi gahunda ndende irasaba ko buri wese muri diyoseze yazana umuganda we, tukubaka kiliziya umuryango w'abana b'Imana, twese dushyize hamwe nta gutatanya imbaraga, nk'uko ingingo z'umubiri zigakorana mu bwuzuzanye. Muri icyo cyerekezo cy'imyaka 20 ni ukuvuga kuva muri 2015 kugeza muri 2035, by'umwihariko mu myaka 5 ibanza yacyo, umwepiskopi wa diyoseze ya Ruhengeri yatubwiye ibikorwa by'ingenzi biteganyijwemo. Twakoze byinshi, tugera naho tuvuga tuti ibyo tugiye gutangiraho muri imyaka 5 turimo, nuko rero dufite icyerekezo cyo kurushaho kwegera abakristo, kandi nuko kwegera abakristo hari kubafasha cyane cyane abafite imigendo ndende, ku buryo rero hari paruwase enye twabonye ko ari paruwase nini zikeneye ko haba uburyo bwo kwegera abakristo kurushaho. Iyo ni paruwase ya Nemba, paruwase ya Janja, paruwase ya Busogo ndetse na paruwase Katedrali ya Ruhengeri. Dufite gahunda rero yo gushinga paruwase kugira ngo turusheho kwegera abakristo. Muri izo paruwase Busogo twatekereje Murama, ubu rero turi muri gahunda yo kugira ngo turebe uburyo twafasha abakristo kugira ngo twubake paruwase, dushinge paruwase. Ubundi ahandi dutekereza ni paruwase ya Busengo muri paruwase ya Janja, ahandi ni Kanava muri paruwase ya Nemba, ndetse na Musanze hariya muri paruwase Katedrali ya Ruhengeri. Umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri yasabye abakristo n'inzego zose za diyoseze gushyira hamwe bakiyubakira diyoseze. Icyo nabwira abakristo ba diyoseze yacu ya Ruhengeri mu nzego zabo zose, nuko tugomba kwibakira diyoseze, kandi dufite ubushobozi, dufite imbaraga, dufite uburyo bwo gukora. Ubwo rero numva inzego zose dukwiye gushyira hamwe tukubaka kugira ngo diyoseze yacu ijye mbere muri icyerekezo twihaye. Abakristo mukumva ko mufite uruhare rukomeye kugira ngo mwubake kiliziya muri ingingo z'umubiri wa Kristo ariwo kiliziya. Abihaye Imana mukomeze mutange ubuhamya bw'ubuzima mwahisemo, bitume kwemera kw'abakristo gukomera, bareba imigenzereze yanyu myiza, ubwitange bwanyu, urukundo mubagaragariza. Abasaserdoti ndabasaba rwose kurushaho kwegera abakristo, mubafasha, muba hafi, mubumva muri byose, mufatanye urugendo kugira ngo twese hamwe twibakire diyoseze.